rw'igihugu cy'Ubudage bw'Iburengerazuba rwabonye iminara yubatswe kuri radio mpuzamahanga Deutsche bivuga ijwi ry'Abadage ikinyinya mu karere ka Gasabo. Iyi nsakazamajwi yakoze ku mugaragaro kuri Radio Rwanda mu Kwakira mu mwaka w'1935. Nyuma gato w'imyaka 3, ni ukuvuga mu mwaka w'1938, studio nshya za Radio Rwanda zatashywe ku mugaragaro, inyubako zishyirwa kuri plateau ari naho igikorera kugeza ubu. Mu mwaka w'1977 nibwo Radio Rwanda yatangiye gukoresha uburyo bwa FM ikoresha insakazamajwi zashyizwe Ijari, Byumba, Karongi, Kinanira, Huye na Karisimbi. Ese mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 itangazamakuru ryari rihagaze rite by'umwihariko radio? Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 itangazamakuru rya radio, dore ko icyo gihe hari Radio Rwanda na RTRM, ryagaragaweho kugira uruhare mu kubiba amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside bitandukanye n'amahame mpuzamahanga y'umwuga w'itangazamakuru. Abo tugiye kumva ni ikiganiro Ngeze Hasani wari umuyobozi w'ikinyamakuru Kangura yagiranye na Gahigi Gaspari wari umunyamakuru wa RTRM. Abaturage guhera ku mabariyeri, abategetsi twagombye guhagurukira rimwe tukareba amakosa yakozwe buremeze biri tumaze mu ntambara, tukareba imitego yose FPR yaduteze muri iyi ntambara, noneho ibyo bigatuma tubona ishusho ya FPR y'ubutaha yazarekinisha kwegura umutwe tukazarwana nayo koko tuyizi. Nacyo gitekerezo cya Minisitiri w'Intebe ubu tubonye uburyo bwo gushyira mu bikorwa. Aravuga ati abaturage bahabwa imbunda, urubyiruko turutoze, inyenzi zumve ko natwe muri soserose zititozaga zonyine ko muri soserose abaturage twabatozaga, abaturage twabashakiraga uburyo bwo kuzarwanya umwanzi. Murakoze wo mwumvaga ni Ngeze Hasani, redacteur en chef w'ikinyamakuru Kangura, akayavugaga rero atera mu ryacu ko guhagarika imirwano atari ukuvuga ko intambara irangiye, ko imigambi ya Runyenzi ikiri yindi yo gushaka gufata ubutegetsi ku ngufu, ko rero muri iki gihe guhagarika imirwano abantu bagomba gukomeza kuba maso, mube maso, tube maso, twese tube maso. Radio RTRM binyujijwe mu biganiro yagiraga yakomeje gukwirakwiza inzangano n'ivanguramoko. Uyu tugiye gukurikira ni Habimana Kantano mu magambo yavugiye kuri iyo Radio RTRM. Mukomeje kumva radio yigenga RTRM ivugira hano i Kigali. Umugabo Tito Rutaremara umututsi w'umwimerere kabisa, hari ikiziguro muri komine Murambi ibyumba, mwene gatete rero rwose mu ijambo yavugiye kuri Radio Rwanda yateye ubwoba abahutu n'abatutsi. Abahutu abantu baribajije bati ibyo ari byose, abahutu rwose yabakubye na zeru, abereka agasuzuguro gahanitse karimo ubwirasi bitabaho, wagira ngo rwose yavuze nka Rwabugiri kera, Rwabugira umurwanyi, maze nawe rero niko yabyerekanye. Hanyuma rero n'abatutsi nabo Rutaremara Tito yabateye ubwoba, kuko bari bajije bati abahutu bavuga ko tugira agasuzuguro batari babona uriya mugabo ajate. Turaza kureba n'imiganire y'abantu baciye ku batutsi, cyane cyane ngo umututsi umuvura yije akare gukanurira, hanyuma noneho umututsi wamucumbikira mu kirambi akagutera ko uriri nakumve. Umuyobozi mukuru wa Oreforo Wirirukundo nk'umuntu wakurikiraga ibiganiro bya Radio Rwanda nawe arakomeza avuga uko we yabibonaga. Mbere ya 1994 ntabwo nakoraga kuri Radio Rwanda, ariko narayikurikiranaga, ndetse na nyuma ya 1994 ntangiriye gukorera muri iki kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Hari abantu bamwe twakoranye bakoraga kuri Radio Rwanda mbere ya 1994, ku buryo twaganiraga bakatubwira byinshi by'imikorere bakoreragamo, ingorane bahuraga nazo, ibyiza byari birimo. Ibyo rero nibura birampa uburyo bwo kugira ngo mvuge gatoya cyane kuri Radio Rwanda mbere ya 1994 nk'umuntu wumvaga Radio Rwanda ari radio
itagira umwanya w'umuturage cyane cyane, ahubwo wumvaga abayobozi uhereye uwari perezida wa Repubulika Habyarimana. Ngira ngo urabizi habagaho ijambo ry'ibanze buri gihe mbere y'amakuru ya mu gitondo saa 12, Habyarimana akabanza akavuga disikuru anafite ibyo abwira abanyarwanda, nyuma hakabona kujyaho amakuru. Ariko no muri ayo makuru ukumva ibintu burugumesitiri yavuze, ibyo prefe yavuze, minisitiri, depite, ariko umuturage ntumwumvemo. Ibyo rero ahanini nk'umunyamakuru ugasanga harimo imbogamizi ikomeye, kuko ubundi itangazamakuru ryakabaye itangazamakuru rihuza abayobozi n'abayoborwa kugira ngo basangire ibitekerezo kuri gahunda zitandukanye. Ariko iyo bibaye umujyi umwe, icyo gihe biravuga ngo umuturage we arakira amabwiriza ariko ntabona umwanya wo gutanga ibitekerezo. Ibyo rero ni nayo mpamvu ahanini nibuka cyane nko mu gihe cy'intambara yo kubohora iki gihugu, iyo wumvaga radiyo Rwanda ntabwo batumaga abanyarwanda bashobora kugira isura nyayo y'ibiriho bibera mu gihugu cyabo, wenda nko mu duce twarimo intambara, tuvuge nk'Epfiriya mu Mutara cyangwa se hariya za Bwimba n'ahandi, kuko wumvaga yiba ari minisitiri w'ingabo akavuga nyine Inyangarwanda, akavuga ko zagiye kwiba umushogoro n'ibindi byose, akavuga yuko baduhumbahumbye utwo tuntu, ariko mu by'ukuri intambara ihari, urugamba ruhari, impande zombi zirwana. Icyo gihe igihe umuturage atabonye ishusho nyayo y'ibyo umubwira nk'itangazamakuru, uba uriho umushyira mu rujijo, ntashobore kuvangura ngo amenye ngo iki n'iki ngo iki n'iki. Nkanibaza yuko ariyo mpamvu ndetse naho bigereye mu gihe bishyira jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, usanga radiyo Rwanda nubwo itari ifite umurongo ukarishye cyane nka RTLM, ariko nibura bavuga yuko yagize uruhare mu kujijisha abaturage ntibamenye kuvangura ikibi n'icyiza nk'uko bikwiye. Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yatwaye abantu basaga miliyoni, itaretse no kwangiza ibikorwa remezo byariho birimo na radiyo Rwanda. Kubera iyangirika ry'ibikoresho kandi muri icyo gihe ikaba yari ishishikajwe no kugeza ku banyarwanda amakuru n'ibiganiro bigamije kububaka, kubagaruramo icyizere cy'ubuzima no kubatoza ubumwe n'ubwiyunge, yafunguraga saa 11 za mu gitondo ikagera saa 2, ikongera gufungura saa 5 za mu gitondo igafunga saa 5 z'ijoro, ariko muri weekend yakoraga kuva saa 11 za mu gitondo kugera saa 5 z'ijoro. Bamwe mu bakozi bakoreye radiyo Rwanda jenoside ikimara kurangira baradusobanurira uko bari babayeho. Kuva muri 1994 ndi muri iki kigo kandi nkora muri radiyo Rwanda cyane icyo gihe, ubwo byari ibindi dutangira hano muri 1994. Twasanze radiyo Rwanda barayisahuye buri kimwe cyose mu rwego rw'ibyuma n'ibindi bikoresho, dusanga iminara myinshi bayikubise hasi. Njya nibuka radiyo Rwanda ijya gutangira gukora yuko ibintu bapfuye guhuza kugira ngo radiyo ivuge ni ibyuma bimwe bari bakuye kuri radiyo Muhabura yari ya FPR Inkotanyi. Icyo gihe radiyo Rwanda itangira nibura kumvikana mu duce tumwe na tumwe twaha mu mujyi wa Kigali n'utundi duce tw'igihugu, ariko uko igihe cyagiye kigenda niko abantu bagendaga bashakisha ibikoresho, bagira abantu bafite ubumenyi bwo kongera gusana iyo minara. Noneho tuza kugera igihe radiyo Rwanda yumvikana mu gihugu hose, ariko tugifite ingorane z'ibikoresho, kuko nibuka radiyo Rwanda yaje kongera gusanwa tubifashijwemo n'Abadage hagati ya 1998 na 1999, ndetse tunagira n'ibikoresho bihagije kurusha uko twari tumeze mbere. Kuko mbere njya nibuka nk'iyo twabaga dutegura amakuru, hari n'igihe impapuro twandikagaho amakuru twabaga tuzitoraguye mu mihanda, babandi basahuragaho babaga bazijugunye, ikaramu sinamenyagaho wayikuraga, so ugakora. Ariko icyiza nyamona mu bantu bari mu kazi icyo gihe hano muri Orenfort, bari bafite umuhate navuga kudasanzwe, kuko wabonaga abantu bose bagambiriye kuvuga ngo dufashe abanyarwanda bongere biyubake. Dore abantu barapfuye barashize, abandi dore ni impunzi muri Kongo, muri za Tanzania hari ibihumbi bigera kuri 60 n'ibiki byose. Ni gute twakongera tugakora kugira ngo n'abari abanyarwanda bahunze igihugu bari mu nkambi muri Kongo, hakurya muri Tanzania, bumve niburi bibera imbere mu gihugu, wenda bitume bagaruka. Washoboraga no gukora amakuru wenda nk'ibi tuvuga ngo ya mu gitondo, ukongera byaba ari ngombwa na saa 6 tugagaruka wari uyavuga, nimugoroba ukaba uyavuga. Uwo muhate rero n'ubwo bushake ugenda ubona bigenda bikamuka mu bantu, sinzi impamvu. Kandi icyo gihe nta n'amafaranga twakoreraga, baduhembaga amashaza, pate jaune, ubundi babitwara no mu rugo ntibishye, ariko mu gitondo ukagaruka ku kazi. Twe rero tugiye hano kuri radiyo Rwanda, mu by'ukuri twasanze nta kintu gihari uretse
ibintu bita mixers zo zari nini nizo bananiye guterura ibintu byitwa ko bishobora guterurwa bari barabitwaye. Mu minsi ya mbere twabanje gukoresha ibikoresho twari dufite bya radio Muhabura, nibyo twabanje gukoresha mu gihe gito. Uko abantu bagendaga bagaruka mu mujyi, wagira icyo ukabona umuntu afite icyuma atindagurisha, uti ngwino nkwereke, ukamwumvisha buryo ki ari icyuma gifite akamaro igihugu, ukabukimukuyeho undi akabazanya ikindi. Naho mu buzima busanzwe rero nakubwira ngo ikisi ntabwo byari byoroshye. Ibyo byo guhembwa byo nta wabitekerezaga, kuko ntabwo watekereza guhembwa ubona n'igihugu kitari yubaka mu by'ukuri. Icyo ikigo cyadukoreraga baduhembaga ibirayi, umuceri, ubuzima bugakomeza. Ubuzima bwari bugoye, urabona nta modoka zari zihari, kuko ndabyibuka twagiraga imodoka imwe yitwaga Amababa. Iyo modoka twayise Amababa kuko yari mbi cyane, igatwara abakozi bose. Nk'umukozi utuye Kimironko akava Kimironko agahura Remera n'uvuye Kabeza kugira ngo tugere ku gihe, byadusabaga kuzinduka tukagera ku kazi ku gihe, tugakora neza twishimye, tugakora kandi ingunga imwe, tugataha nta kwinubira akazi. Koko nakoze nyuma ya jenoside, icyo gihe tukora kuri Radio Rwanda hakoze ibikoresho bya Radio Muhabura, nibyo byakoze ako kanya kubera urgence yari hari ko nta bikoresho byaribwe. Ariko nyuma yaho hari wari warabitwaye wagize uruhare mu kubijyana, yagize gutya arabigarura ubwe. Aho bigarukiye rero mu gihugu nibwo twahise tubyinstara ako kanya vuba bitangira gukora nyuma y'icyumweru. Hanyuma dutangira gukora gutyo muri ibyo bikoresho bike yazanye byari byaribwe. Icyo gihe nta uhembwa ari ration waduha, nyuma y'icyumweru uzafata ikiro kimwe cy'inyama cy'umuryango, ubundi tuzarya ibiro bibiri by'ibirayi gutyo. Aho kumva byishimiye kandi ukora cyane umva bikunze, kandi ku cyo gihe abantu bose bakoraga bitanze umva bimeze neza, kugeza aho tutangiye no duhembwa makeya. Icyo nshaka kubwira, ubwitange bwari buhari nubwo ubu ngubu imbere niho mbona ko bakoraga neza. Radio nziza, Radio Rwanda, radio yacu. Guhera mu mwaka w'ibihumbi 2001 kugeza ubu, Radio Rwanda ivuga amasaha 24 kuri 24. Gahunda zayo zitambuka mu ndimi enye arizo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'Igiswahili, zikumvikana mu gihugu hose no hanze yacyo kuri FM, kuri SWA no ku rubuga rwa internet kuri wa3.orenfor.gov.rw. Buri saha kandi radio itambutsa amakuru. Radio yawe hafi yawe. Uko radio yagiye ikura, hagiye hashyirwaho za gahunda zo kurushaho kwegera abaturage no kuba ikiraro gihuza koko abaturage n'abayobozi. Ni muri urwo rwego hagiyeho ibiro ntaramakuru mu turere bita CRI, Centre Regional d'Information. Ubu tugera ku 8 n'amaradiyo y'abaturage agera kuri 5. Umuyobozi wa Orenforo arakomeza duha ibisobanuro birambuye. Bigeze muri 2003, icyo gihe hari gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage kugira ngo abanyarwanda bagire uruhare mu miyoborere yabo n'izindi gahunda za guverinoma. Icyo gihe rero muri Orenforo tuza gusanga yuko yiba Rugumesiri yavaga Icyangugu akaza gufata essence hano kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, kuko niho habaga hari amafaranga. Ariko noneho amafaranga bakaba bari bayamushyiriye n'umuturage, ndetse ibintu byose serivisi akazibonera mu karere akomokamo. Turavuga tuti twebwe mu itangazamakuru ubu turasigaye dusanga ari ngombwa yuko twagira nanone amaradiyo ajyana bwa bushobozi na bwa buyobozi bwari bwegerejwe abaturage, kugira ngo abaturage nabo bagire aho baganirira n'abayobozi babo. Afite radiyo ashobora kwicara muri radiyo akavuga gahunda n'imihigo yafite, abaturage bakabyumva bakamutelefona, kandi noneho bisanzuye kuri ya radiyo yumvikanira mu gace kabo, ibiganiro ari ibyo bireba abo baturage baho. Icyo rero nicyo gitekerezo twagize muri 2003. Nibuka ko twatangiranye na radiyo y'abaturage ya Huye, nyuma tuza kujya Rusizi, nyuma tujya Rubavu. Mu myaka nk'itatu ishize nibwo twashinze iya Musanze n'iya Nyagatare. Rero impamvu nta yindi ni ukugira ngo abanyarwanda aho bari hariya n'abayobozi babo nabo bagire nibura umuyoboro bahuriraho bakaganira ku bibazo bireba akarere kabo, kurusha yuko baza kuganira ku bintu bya Rusizi kuri Radio Rwanda, utundi duce tw'igihugu cyose bakumva ntabwo bibareba. Ariko bahaye iriya radiyo bajya mu nguni yabo bakiganirira ibyabo, bakabicoca bakabirangiza, noneho ibireba urwego rw'igihugu cyose tukabivugira kuri Radio Rwanda.
gukomeza kwegera abaturage, abayobozi ba Orenforo na radio by'umwihariko batekereje ku gikorwa cyo kwimura Radio Rwanda n'ibikorwa byayo kuko dukomeza tubibwirwa n'umuyobozi wa Orenforo. Nubwo twari tumaze gushinga ayo maradiyo y'abaturage, nanone ntabwo twari twagira ubushobozi bw'uko twagira nibura radio muri buri karere, ku buryo nibura twaba dufite amaradiyo 30 nk'uko turere ari 30. Noneho ugasanga hari uturere wavuga yuko turi mu bwigunge, ugasanga wenda radio ya Nyagatare ishobora kuyumvikana muri Nyagatare, ikumvikana muri Gatsibo, ariko wajya wenda nko mu bice bigana za Byumba ugasanga ntabwo ihumvikana. Kandi abo baturage nabo bakeneye kugira igihe baganira n'abayobozi babo. Nibwo tuvuze tuti rero, iyo tutari twashobora kugira uburyo n'ubushobozi bwo kugira ngo nahari twashyira amaradiyo, reka nibura rimwe mu gihembwe tujye tureba bene aho hantu, tugende tuhajyane Radio Rwanda ihakorere, ihavugire, noneho n'abaturage bayibonemo bayisanzureho bumve ko ari radio yabo, noneho ise niyunganira ya maradiyo 5 y'abaturage. Rero ni gutyo gahunda nayo twayitangiye nko mu myaka inishize, kandi iyo ugiye ureba ubona igenda bitanga umusaruro cyane, kuko radio twayimuriyeyo hari igihe usanga abaturage baboneyeho umwanya wisanzuye wo kuganira n'abayobozi babo mu buryo butandukanye, haba mu buzima, mu butabera n'ibindi byose, ugasanga n'ibibazo biragenda bikemuka. Nyuma noneho tuza no gusanga ahubwo na hari amaradiyo y'abaturage kubera ubushobozi bw'ibikoresho biba bihari n'abakozi bakeya baba bahari, ari ngombwa yuko nanone Radio Rwanda yajya no muri utu duce, noneho tugasa n'abayunganira kugira ngo irusheho kugera kure cyane, ndetse tunajyaneyo n'abakozi bashobore no kugera hirya ubundi bari abakozi bacu bariyo badashobora kugera. Noneho dushimangire rya hame ryo kuvuga ngo itangazamakuru rikwiye kuba ikiraro nyakuri gihuza abayobozi n'abayoborwa, bityo noneho wenda bibe byakwihutisha amajyambere, imiyoborere myiza mu gihugu cyacu. Radio nziza, Radio Rwanda, radio yacu, radio yawe, hafi yawe. Yaba umuturage, yaba umuyobozi, iyo Radio Rwanda yabegereye bikemurira ibibazo kandi mu mucyo. Nyiramiruho Farazi Nitombaza utuye he? Ntuye i Bugarura, Murenge ni Remera. Nkabaza iby'umukazana wanjye afite umwana umwe, kandi kamufashe yari yabinsobanuriye. Umukazana we no kuvuga ngo umuhungu wari we mugabo, mukazana we yitavye Imana, ariko bafitanye umwana umwe. Arangije umukazana azana undi mugabo muri iyo sambu ngo barayigurisha. None umukazana ngo aragaruka akongera kumusaba indi sambu yamuramu we, no kuvuga yundi muhungu w'uyu mukecuru, ariko nawe witavye Imana. Mukecuru akavuga ati ko umunani wabo naho bahaye bahuriye, aransaba indi. Urwego rw'ubuyobozi baba warabigejejeho n'uruhe? Ni ku mudugudu afite ikayi, abona ari ku itariki 26 babimwandikiyemo. Muhe mwaka? Uyu mwaka. Hanyuma Farazi yawe Bugarura ngira ngo byabaye amahire cyane, ndanamushimira ko yitwaje agakayi k'ikibazo cy'umuturage. Aracyafite agakayi ko ku rwego rw'umudugudu, abayobozi b'inzego z'umudugudu bamusinyiye, we turamuyobora akomeze ajye ku rwego rw'akagari rumufashe, nikitarangira akomeze kwa kundi twavuze ko ibibazo bikemuka. Ariko ndanatekereza ko iyo urebye ikibazo cye gishobora no kurangira ku rwego rw'akagari, kuko nibaza akamuhohotera mu mutungo utari we, uriya mu kazana we, ndatekereza ko inteko y'abaturage ifite uburenganzira n'ubushobozi bwo kurangiza iki kibazo. Nkaba mwizeza ko rero nakomerezaho akajya ku rwego rukurikiyeho bari bumufashe kurangiza ikibazo cye kandi neza. Kuba yakwiboneye nk'umuntu ushinzwe yiboneye rwose mu karere ubwo ndamufasha cyane. Ndamufasha rwose. Egera abantu bose bagahabwa ijambo, abayobozi n'abayoborwa tukajya inama. Muri urwo rwego kandi radio ntiyigeze ihwema gushaka icyarushaho kunogera abayikunda. Tariki ya 24 Nzeri umwaka wa 2013 hafunguwe ku mugaragaro umurongo wa kabiri wa Radio Rwanda ku izina rya Radio Magic FM. Magic FM, Magic FM, Magic FM. Iyi radio yumvikanira ku murongo w'104 n'ibice 7 yashinzwe hagamije guha umwanya uhagije abashaka kwidagadura,
itangira ikorera muri imwe mu masitidiyo ya Radio Rwanda. Radio Rwanda ibaye ubukombe. Imyaka 52 irashize ibayeho. Ese uyu muyoboro waba warahinduye iki mu buzima bw'abayumva? Abo twaganiriye bati Radio Rwanda yatubereye ishuri ritishyurwa, ngo ibiganiro bumva kuri radio byatumye bavugurura uburyo bwo guhinga ndetse no korora. Radio Rwanda nge nyifata nk'ishuri, niyo ngana Rwanda yambare Theogene mu kagari ka Rubira ka Gatebe. Abongo nko mu buhinzi muri cya kiganiro cyo kwa kabiri nyuma y'amakuru ya Rwanda hari ikintu byamare gukoresha ifumbire. Bongo ubona ko ifumbire nejeto n'ibigori. Ubureza neza rwose. Kabisa rwose. Kubera icyo kiganiro. Kubera icyo kiganiro cyaramyendeye cyane. Twagiye guhuza ubutaka kubera ko twumva amakuru kuri Radio Rwanda mutukangura muri ubwo butumwa. Nkaje ku giti cyanjye. Nko kubijyanye n'ubuhinzi rwose. Hajya n'abakiye kugenda nitezaho imbere bitutse kuri Radio Rwanda. Umva ngo nk'ibijyanye n'ubuhinzi kubera nk'uburyo mwagendaga mudukangurira tubyuma kuri radio natwe tukagerageza kubikurikiza. Kandi hagati aho rwose nkaba mpimbira n'abayobozi batenda babashe kujya babitubwira bagifite kuri Radio Rwanda. Hagati aho mbona rwose ari ibyo ku mihundire Radio Rwanda rwose yabashiye kumfasha. Radio wacu nyine ifite amasomo menshi. Mu buryo bw'ubworozi bwo korora amatungo magufiya kuko bateza imbere abaturage. Kino rwose twigiye kuri bariya abantu bo muri Bugesera ngo turimo kuyorora rwose. Nukuvuga ngo kira kiganiro cy'ubuhinzi cyankanguriye kumenya guhinga. Ubu nk'ubu ndimo ndategura guhinga urutoki. Ubu nkwereka nahinze nka hegitari nk'ebyiri imyumbati y'imituburano. Urumva ko ibyo ari ibintu byinshi cyane. Ubu nahinze kahwa. Urumva ko icyo kiganiro cyanyubatse kandi kizageza ku iterambere. Yego. Urumva ko ibintu Radio Rwanda ibiganiro byiza nk'icyo ngicyo bitwubaka kandi bikadufasha kuba twakwiteza imbere. Ibiganiro bitujijura. Mu myaka ishize hari abaturage batari bake batashoboraga kwivuza kubera ubushobozi buke bakarembera mu ngo zabo, hakaba n'abandi barwaraga indwara zituruka ku mirire mibi. Abaturage twaganiriye bahamya uruhare rwa Radio Rwanda mu kubashishikariza kwitabira gutanga ubwisungane mu kwivuza no gutegura indyo yuzuye. Ibiganiro bitandukanye by'ubuzima cyane cyane ku bijyanye no kuri centre de santé rwose twabashije kwiteza imbere dutanga mituweli. Ntabyo tubikesha ubutumwa bwa Radio Rwanda yagiye tugezaho. Ariko hari ikiganiro kijya kinshimisha cyane kikunze kuba saa 5:00 kijyanye no kurya neza. Icyo kiganiro impamvu nagihisemo twakundaga kugira uburwayi bwinshi bujyanye no kutita kurya za mboga, ariko ikiganiro nakurikiranye kuri Radio Rwanda numvise ko imboga zifite umumaro haba mu kutabona, haba muri ziriya ndwara bavuga ngo ni ama hypertension, indwara z'imitima n'izindi nyinshi. Numvise ko zirimo umuti cyane. Radio Rwanda yakomeje kugaragarira abayumva nk'umuvugizi n'umuhuza w'abavandimwe n'inshuti kuko ibafasha gusuhuzanya, kuramukanya, kubatumikira bakoresheje ikoranabuhanga rya telefone, internet, kohereza ubutumwa bugufi cyangwa se mu nyandiko. Reka nanjye mbasuhuze banywanyi b'ikiganiro abatwandikiye ubutumwa bwanyu tubuhere kuri abo banywanyi biyo gihera. Umwe muri aba banywanyi ni uwitwa Dimitri Kutuzove wo mu Burusiya mu mujyi wa Ryazan. Kutuzove w'imyaka 42 y'amavuko yatwandikiye avuga ko mu gihe cye cyo kuruhuka no kwihugenza akunda kwiyumvira za radio za kure zivugira ku mirongo migufi short waves. Ngo anabifitemo uburambe kuko amaze imyaka 22 yose yumva izo radio. Ngo ni muri urwo rwego yashimishijwe no kumvamo na Radio Rwanda. Dimitri Kutuzove ati nizeye nta shiti ko namwe ibi bizabashimisha ko n'abantu bakure babatega yombi. Uyu Murusiya ngo yumvise Radio Rwanda tariki ya 29 Ukuboza umwaka ushize ivugira kuri kiheretse 655. Tumushimire cyane ari nako twerekeza ku wundi munywanyi wacu Shinishiru Mori uherereye mu Buyapani mu mujyi wa Sayama.
Shinishiru Mori we yatangiye avuga ko bibaye ubwa mbere atwandikira akoresheje internet kuri mail. Ati nagira ngo mbabwire ko tariki ya 15 Mutarama uyu mwaka ari umunsi w'amavuko yanjye. Uwo munsi rero nkaba naranezerejwe nuko nabashije kwishima numva Radio Rwanda. Mu buryo bwo kusuhuza inshuti n'abavandimwe, Radio Rwanda iradufasha ikaduhuza n'abavandimwe bari kure yacu. Ubwo ni ukuvuga ngo mfite imiryango iri Burasirazuba aho ntabasha kugera n'amaguru yanjye cyangwa ngo mbe natega, ariko nkoresha radio nkabasuhuza bakamenya amakuru. Ziriya nama zigenda zibera Kigali, iriya nama y'umushyikirano, hari ibibazo byinshi nakunze kujya mbarizamo kandi bikabona n'ibisubizo, cyane cyane mbicishije muri message. Nk'urugero hari abantu b'abahinzi nakunze kuvugira bahingaga ibigori mu gishanga cya Kayumba aho mbuka, bashiraga ikibazo cyo kuba batarishyurwaga, ariko nigeze nohereza message kuri Radio Rwanda kandi byaje gukemuka, ibigori baza kubyishyura, abahinzi barishyurwa. Nitwa Nzitunga Oscar, nkaba mpagarariye orchestre Ami de Jeunes. Ashize imyaka igeze kuri 2 nyakubahwa Perezida wa Repubulika atwemerera inkunga y'ibikoresho, akaba ari ibingibi mubona. Hanyuma wenda bigeze kuzubira byigeze gutenda kubageraho, byagenze bite ubuvugizi mwabukorewe nande? Gutinda kutugeraho rero ubwo abanyamakuru ba Radio Rwanda bazaga gukorera i Rusizi, nibwo twabashije kugirana ikiganiro n'abanyamakuru ba Radio Rwanda, nibwo twababwiye ko dufite ikibazo cyuko inkunga nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatwemereye tumara kwibana ko aribwo tuzakora umuziki neza mu buryo bwisanzuye mbese. Hanyuma byaje kugenda gute? Ubwo tukimara kugaragaza ikibazo cyacu, akarere kiyemeje gukora uko gashoboye kugira ngo kabashe kuduha iyo nkunga. Nyuma yaho rero bohereza inkunga ku murenge wacu wa Rwimbogo. Muri make murumva hari icyo Radio Rwanda yabafashije? Radio Rwanda rwose yarakoze, ni umubyeyi. Icyo Radio Rwanda rwose ikoze ngira ngo umunyarwanda wese ahari arakishimira, kandi kuko natwe twarayishimiye, ndumva twarayahaye n'indirimbo mbese itaka Radio Rwanda. Radio nziza, Radio Rwanda, radio yacu, radio yawe, hafi yawe. Mu mikino n'imyidagaduro, Radio Rwanda ngo ifasha abakunzi bayo kuva mu bwigunge, igafasha n'abakunda kwidagadura kubigeraho. Ni Mugarura Emmanuel, ndi hano Inyamagabe. Yego Mugarura. Turabemera rwose, urubuga rw'imikino turarukunda. Yego. Ndakubwiza ukuri, ubu nari nabuze n'amabuye ariko nemeye ndiruka njya kuyagura. Turabemera rwose, mudukomereze Rayon Sport, turayikunda cyane. Ni umukunzi wanyu Karasira Samuel, Kareka Nyagatare muri Nyarukomo. Ubu nari ndi muri soko Ukomo, ndebye ku izamu nabura iminota 5 yo kumva urubuga rw'imikino. Nitenega moto nanga 1000, ubu ngeze mu rugo ndi kuri Radio Rwanda. Bitanga imyidagaduro kuri buri wese, urubyiruko rukanyurwa n'abasaza bakanyurwa. Mu biganiro itambutsa, Radio Rwanda ikora ku buzima bwa buri wese. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yasigiye abanyarwanda batari bake ibisare byo ku mubiri no ku mutima, maze haza igitotsi mu mibanire yabo. Hakaba rero hari bimwe mu biganiro byagiye bifasha bamwe kugenda biyubaka no kongera gutsura umubano. Kiriya kiganiro kiba kuri Museke wese, kiriya kiganiro nacyo abanyarwanda iyo bagikurikiranye hari ikintu gihinduraho abantu. Wowe cyaguhinduyeho iki se? Cyane cyane kubana neza n'abanyarwanda bose. Radio nziza, Radio Rwanda, radio yacu, radio yawe. Kubirebana no kugira uruhare mu bikorwa remezo, kwimakaza imiyoborere myiza no guharanira kwivana mu bukene, ngo bimwe mu biganiro bya Radio Rwanda byatumye bahindura imyumvire n'imikorere. Mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Shangi, urebye umurenge wa Shangi twateye imbere ubu bwa Radio Rwanda rwose. Gute se, dusobanurire? Yatwigisha uburyo bwo kwikorera imihanda y'imigenderano. Mu mudugudu wacu wabwira Nyange, mu by'ukuri twakoze umuhanda mwiza. Ubwo se Radio Rwanda yabigizemo uruhe ruhare kuba mwariyubakiye umuhanda? Kubikangurira abanyarwanda biciye mu makuru ya Radio Rwanda. Radio yawe, hafi yawe.
mpereye ku kiganiro cyaciye kuri radiyo Rwanda bagaragaza uburyo umuyobozi w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika yagiye ikibungo anenga babayobozi batakoraga neza, nanjye ubwo byahise bimpa isomo ku buryo nagiye mu buyobozi ubundi n'umuyobozi w'umudugudu ariko menya uburyo ngomba kwitwara nkurikije ibyo yabwiraga abandi bayobozi bagenzi banjye ko numvaga ababwira imiyoborere myiza, ababwira uburyo bwo gukemura ibibazo, kurwanya akarengane na ruswa. Ibyo biganiro bigacaho nkabikurikirana, nanjye niyemeza kuba najya muri uwo murongo, nkumva ko nta kibazo kigomba kongera imbere ngo kibare iminsi irenze 5 ntaragikemura. Ibiganiro bitujijura. radiyo nta gihe itigeze ikangurira umugore cyangwa se umutegarugori cyangwa se umwari kwikura mu bukene ngo imwereke ko ashoboye. Ubu abadamu dukurikije ibiganiro twakuye kuri radiyo, dukurikije ibindi biganiro radiyo Rwanda yaduhaga yakuye mu bandi badamu mu turere dutandukanye, mu mirenge itandukanye, ukumva abagore aho bavuye n'aho bageze, byatumye natwe dufata umugambi tuti bariya niba barabishoboye natwe twabishobora. Abandi twaganiriye bati radiyo Rwanda ni umuyoboro twizera utavuga ibihuha, bati kandi yatumye tujijuka mu birebana n'amategeko aturengera. radiyo Rwanda impamvu niba umuntu yashoboraga kuza aturitse nko hirya hariya akakubwira ati ibi nibi kuri radiyo Rwanda bavuze ibi nibi bavuze ibi nibi, iyo utunze radiyo rero nawe ubwawe ukaba wabyiyumviye nta kuntu umuntu ashobora kuza ngo akubeshye ngo byagenze gutya cyangwa byageze gutya. Cyane cyane nko mu mategeko hari igihe radiyo Rwanda ishobora kuvuga ati umuntu agendera ku itegeko iri n'iri, itegeko iri n'iri rijyana n'ikibazo iki n'iki, waba wabyumviye kuri radiyo Rwanda bigatuma wa muntu ataturuka hari ngo aza kubeshya ngo ibintu n'ibi n'ibi ngo uhite ubyemera kandi utabyabisobanukirwa neza. Nakurikiranye ikiganiro kivuga ku izungura, ubwo byanyeretse ko iryo zungura abo bantu bose basigaye bareshya, umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu bose ubuzungure bungana. Ubituma rero bikiza amakimbirane yabagaho n'ipfunwe abana b'abakobwa bagiraga. Nawe cyarakubatse? Nanjye cyaranyubatse kuko nanjye narazunguye kandi nta bindi bifite uburenganzira kwa sogokuru igitaramo. Jewe ibintu by'ibiganiro byo kwizungura by'amategeko ni ibiganiro iyo radiyo ibivuga cyangwa se ibyigisha radiyo Rwanda nyitega amatwi cyane kuko ni ibiganiro bimfasha. Ndiheraho urugero, igeze kubabwira ko umugabo yantaye ariko nakurikiranye ibyo biganiro numva ko nshoboye, numva ko mfite uburenganzira, numva ko hari amategeko andengera, arengera abana, numva ko radiyo yabivuze kandi radiyo Rwanda itambeshya. Ndangije njya mu nkiko mparanira uburenganzira bw'abana banjye, ubu barabubonye bariga bararya nta kibazo bafite. Uretse rero bimwe mu biganiro byavuzwe byagiye bivugurura imibereho myiza y'abaturage, hari nanone nka gahunda y'amakuru agezwa ku banyarwanda kenshi gashoboka ku munsi. Iyi ni radiyo Rwanda, umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. N'ibindi biganiro nk'ibyo kubungabunga ibidukikije. Turengera ibidukikije. Kurengera ibidukikije ni inshingano ya buri wese. Turengera ibidukikije ni ikiganiro cya radiyo Rwanda. Igitaramo nyarwanda. Tuguhaye ikaze mu gitaramo nyarwanda. Iyi ni inganzo iganditse n'umuco nyarwanda. Kubaza bitera kumenya. Kubaza bitera kumenya. Intabaza irira ku muziro. Kurutabaza ugasaza utamenye. Kubaza bitera kumenya ni ikiganiro mutegurirwa na radiyo Rwanda. Kwirinda indwara. Tumenye, twirinde kandi twivuze neza indwara y'igituntu n'ibibembe. Ikiganiro urubyiruko rw'u Rwanda.
urubyiruko rw'u Rwanda. Urubyiruko ruriho rute? Rurateganya iki? Bamenya gusoma u Rwanda rw'ejo. Radio Iwacu. Radio Iwacu. Radio Iwacu. N'ibindi byinshi bigenda bigira uruhare mu guhindura imibereho y'umunyarwanda. Radio nziza, Radio Rwanda, Radio yacu, Radio yawe, hafi yawe. Ese ubuyobozi bwa Radio Rwanda bufite ingamba ki zizayifasha gukomeza gukora igamije kuba umuhuza w'abayoborwa n'abayobora, umwarimu n'umufasha w'abantu mu kwidagadura? Ngira ngo buriya ikintu kikigaragara n'isoma ibitabo bitandukanye bijyanye n'itangazamakuru mu bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere, haha muri Afurika, muri Aziya n'ahandi hose, ndetse n'ibice bimwe byo muri Amerika, usanga mu buryo butandukanye bw'itangazamakuru bukoreshwa. Radio niyo ikoreshwa cyane cyane n'abantu batuye bene ibyo bihugu byo muri iyi si. Aha rero iwacu nanone nk'ubigiye kureba abantu batunze amaradiyo, noneho byaranoroshye. Amaradiyo bayumvira no ku matelefoni yabo, na twa turadiyo tugura amafaranga 1000 turahari. Hakaba n'amaradiyo manini ahenze, ariko nibura buri muntu wese usanga afite radiyo mu ntoki. Ibyo rero bikakwereka iyo ufite ubutumwa ushaka kugeza ku gice kinini cy'abanyarwanda ukoresha radiyo. Hambere twajyaga tugira ikibazo cy'uko radiyo Rwanda idashobora kumvikana mu gihugu hose. Hari ibice bimwe cyane cyane byo mu burengerazuba washoboraga gusanga hari uduce tumwe nka za Bweyeye, za Bugarama n'ahandi badashobora kumva radiyo Rwanda, ariko ubu twamaze kubaka uruhererekane rw'iminara hirya no hino mu gihugu, ku buryo ubu nibura radiyo Rwanda yumvikana ku kigereranyo cya 98% by'ubuso bw'u Rwanda. Naho itumvikana ndetse ugasanga ari ukubera imiterere y'igihugu cyacu, aho usanga hari nk'imisozi miremire, ugasanga umuntu atuye nko munsi y'uwo musozi, ugasanga noneho ntabwo yumva radiyo neza. Ngira ngo ariko bijya guhura ni gahunda ya guverinoma yo gutuza abantu mu midugudu, kuko babatuza ahantu heza. Nkibaza yuko abantu batuye mu midugudu neza na radiyo Rwanda yagibageraho. Rero kuba dufite urwo ruhererekane rw'iminara igera n'ahantu hagera kuri 15 ubu ngubu tumaze kubaka, ibyo biguha icyizere yuko nibura ubu mu Rwanda hose radiyo Rwanda bashobora kuyumva. Ikindi kintu nanone cyiza dufite muri iki gihe nuko turiho tuvugurura iriya nyubako yahoze ari ya Bekiri ku Kacyiru, nayo izaba irimo amastudio mashya n'ibikoresho bishya. Ibyo nanone biraza byunganira rwa ruhererekane rw'iminara, kugira ngo noneho hategurwe ibiganiro ku buryo bunoze dukoresheje ikoranabuhanga byorohera abakozi. Ngira ngo ibyo byazatuma noneho dushobora kugera kuri rwa ruhando ku maradiyo yose avugira muri uru Rwanda, ndetse binashatse tukaba twarenga tukajya n'inyuma y'umupaka w'iki gihugu, kuko nk'ubu nzi yuko hariho nk'abanyarwanda baba bari muri za Sudani kumva telefona kuri radiyo Rwanda, ukumva abanyarwanda baba muri Uganda ahantu hakura, ahantu bita za Masindi yo ngiyo muri Bunyoro hafi ni ku mupaka wa Kongo na Uganda, ukumva abanyarwanda bariyo baratelefona kuri radiyo Rwanda. Icyo gihe rero niyo dutekereza icyakorwa kugira ngo radiyo Rwanda irusheho kugira imbaraga, dukwiye no kuba dutekereza tureba n'inyuma y'imipaka yacu, kubera yuko hari abantu benshi b'abanyarwanda ndetse n'abandi bavuga ikinyarwanda atari abanyarwanda. Ibyo rero iyo bihuje n'ibyo bikorwa remezo ndetse no kurushaho guha ubushobozi abakozi n'ubumenyi, ibyo bituma noneho tuvuga tuti wenda mu mwaka uri imbere radiyo Rwanda iraza gukomeza gukora neza no kurushaho, kubera ubwo buryo tugenda tubona. Ibyo kandi bikongera gushimangirwa ngira ngo n'ubushakashatsi hambere bwakozwe nko mu myaka 2 cyangwa 3 ishize n'inama nkuru y'itangazamakuru bitandukanye biri mu Rwanda, ariko radiyo Rwanda yaje ku isonga y'amaradiyo yose. Abaturage bavuga yuko ariyo bakunda kumva cyane kandi bayiyumvamo kurusha andi maradiyo. Icyo cyizere rero abaturage baba batugiriye ntabwo tuba dukwiye kugitatira, ahubwo tuba dukwiye kugishimangira, dushaka ibiganiro bisubiza ibibazo by'ubuzima bwabo bwa buri munsi, tubategurira ibiganiro nibura bibafasha kuruhuka n'igihe bavuye mu mirimo yabo, ibiganiro bibigisha, bibajijura, bamenye uburenganzira bwabo, bamenye amategeko, bamenye uko abana bagomba kujya ku ishuri, bamenye uko bagomba gutegura amafunguro y'abana, bamenye uburyo bagomba gucuruza, bamenye uburyo bagomba gucuruza bambutse n'imipaka y'u Rwanda muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, kuko ayo mahirwe yose bari bafite. Ibyo byose rero nibyo bikwiye kuba bigize nibura imirongo migari y'ibiganiro n'amakuru yacu. Icyo gihe tubishoboye kubikora neza, radiyo Rwanda yakomeza iri kwisonga kugira ngo ifashe abanyarwanda. Umurimo ukorwa n'abawuzi bawumenyereye, abakozi beza, serivisi nziza
radiyo Rwanda imfura mu maradiyo ubu asaga 20 akorera mu Rwanda mu runana n'andi maradiyo y'isi yose ni ikatazi igana imbere irushaho gusanga umuturage mu buzima bwe bwa buri munsi buri munyarwanda yibonemo kandi imufashe guhindura imibereho ye. Umunyamakuru wayo nawe nakora akazi ke azirikana ibikubiye mu mahame agenga umwuga w'itangazamakuru nk'uko biri mu mutwe wayo wa mbere aho uvuga ku nshingano z'abanyamakuru mu ngingo ya mbere yo guharanira indangagaciro mpuzamahanga n'ingingo ya kabiri ivuga ubunyangamugayo no guharanira ukuri. Ikindi umunyamakuru yoroherezwe mu guhabwa amakuru nk'uko bikubiye mu mahame agenga umwuga w'itangazamakuru umutwe wa kabiri w'iryo hame ku ngingo yayo ya 21 na 22. Umurimo ukorwa n'abawuzi bawumenyereye, abakozi beza, serivisi nziza. Umunsi mwiza wa radiyo ku banyamakuru, ku bazumva no kuri ba nyirazo. Iki kiganiro ku mateka n'uruhare rwa radiyo Rwanda mu guhindura imibereho y'abaturage cyateguwe mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga wa radiyo uba tariki 13 Gashyantare wa buri mwaka. Mwagitunganyirijwe na Christine Uwizeye.